mu bice bitandukanye watarakana subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye zitasanga ahandi. Na Miss Fiona cyangwa se First Run Up Africa ni yabaye mu First Run Up muri Miss Africa. Turaganira ndamubaza ati se ukunda uwuhe muziki, nuwe muziki ukunda cyangwa se nuwe muhanzi w'umunyarwanda ukunda. Byamanje kumubera ikintu twakwita nko kubura amahitamo, aravuga ati nkunda Riderman, nkunda King James, nkunda Bruce Melody, nkunda Diplomat. Ariko aho bitandukaniye ni igituma abakunda. Ni iki gituma akunda Riderman, ni iki gituma akunda Diplomat, ni iki gituma akunda Bruce Melody. Iyo bigeje kuri King James ho burya ngo uje kumubwira amagambo y'urukundo ntumubwire mu ndirimbo ya King James banza bitajyamo. Mubanze mwumva indirimbo akunda hama nurangiza kuzumva kandi anditse subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ikindi ntibibagirwe kujya muri comment kugira ngo tubwire urifuza ko ubutaha nuhe mustar twazasura, nuhe mustar twazaganiriya, wifuza kumenya byinshi byimbitse kuri we. Fiona, umuziki ujya wumva ryenya mubona ekutera ukunda abayibanze ubundi mu Rwanda nuwe muhanzi? Riderman, nkunda Riderman, nkunda King James. Ndavuga ko ari babiri numva cyane, akazamo Bruce Melody na Diplomat kubera nkunda kuntu arapinga rhymes imirongo yakoresha n'abahanzi. Ubwo se ukunze abantu bo muri hip hop babiri n'abandi bajya benda kuririmba ibintu bisa ni ariko reka duhere kuri King James. Uvuze King James na Bruce Melody benda kuririmba bose indirimbo z'urukundo, umwe ariko kuri umwe navuga unora nyumwe kuri ababiri. Tubwire King James umwe ariko we no we umukunda. Navuga King James namukunda kubera akoresha ayo magambo abakobwa bakunda kumva. Ndagukunda. Koresha amagambo nawe umukobwa yishima kumva kandi abakobwa tukunda kumva abatipe bari kubivuga ari utuntu twiza. Maze ngakunda Riderman na Diplomat para baririmba ibintu bihari, baririmba reality kandi bararapinga. Nova rap ni form like n'abantu bari creative cyane bakoresha rap, n'abantu bicara bagatekereza bakandika imirongo neza cyane. So nabakunda kubera mbona batekereza cyane mu kuntu bandika lines zabo. Bruce Melody we Sajak nkunda ko karonga akana bagira indirimbo like zihitinga kandi indirimbo zigufata zigagushira muri modes nziza. Indirimbo ya Bruce Melody kubaka cyane ni iyi inyubaka hari baso iri nominated muri Summer Hit. Nakibazo nakimwe nshaka kwiteza urabyuka ukibuka nakibazo nshaka like let me face the day, ibintu byose mbishiremo imbaraga. Yego Riderman indirimbo inyuguti yara kuko Fiona se ntarayireba ariko nyine ndayikunda. King James ni utuye turi mu muhungu ushobora kukuzanira duturutse kwa King James ukicaruka twumva gose kavuga ati indirimbo ya mbere ya King James ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo bivuga. Iyo ndirimbo gose umuntu ayikuririmbiye wumva narira n'amarira yaza. Nuwe munyamideli we dukunda mu Rwanda dusanga? Umunyamideli nkunda mu Rwanda navuga ko bahari benshi, hari Alexia, hari Rachel, hari Tony, hari Sisi, ni benshi batandukanye bo mu Rwanda. Hari Jay. Uvuze Jay abantu benshi bahita bumva ko ari umuhungu nyine Jay Rwanda. Ni umuhungu Jay Rwanda ariko murakundana se ubusanzwe? Baze bazirana ni inshuti gusa. Reka mushimira ikibazo wambaza nge ubundi hano no kuganira ntabwo ari ukukubaza. Nanjye se ngwaze wo kuri indirimbo. Nje mu ndirimbo yes ndakwanga. Kwera. Kuko nkunda ndakwanga nkunda indirimbo ya Bruce Melody yitwa Mvugiye kunsiga uzandabura. Kuri Bruce Melody kuri King James nkunda iyihe turi kumwe cyangwa se tutari kumwe. Ndakwizera ni indirimbo ya kera ariko ndayikunda. Bara abandi ba Riderman nawe ariko ngiye nkunda Bulldog cyane. Bulldog abantu bari nyuma hip hop. Ubanza nanjye ariko niyumva. Numushimira cyane Fiona, twajyanye ikiganiro cyiza. Murakoze cyane kwa kandi twizere ko n'undi munsi nujya bajya kukwambika impeta kuri izo ntoki zacu. N'iryara ariko buri ibintu byo kwambika impeta.
ubu ndacyari ku ishuri reka ikibazo kimwe kirangire tangire gutekereza ibindi ariko byari byiza kuganira kandi twifurije amahirwe mu mashuri no mu kazi. CNBC biragenda? Yego biragenda. Ubu ukora ikihe kiganiro ubusanzwe? CNBC ntabwo navuga ko mfite ikiganiro kubera dukora ibintu bijyanye na reporting hamwe na producing, so haba hari ibiganiro bitandukanye wowe ugashaka content y'ibyo biganiro, so ukagenda ukainterviewinga abantu cyangwa ugakora packages vox pop ukaza ukazieditinga ibintu nk'ibyo. Ese ubundi ni icyo utinya mu bantu, umuntu ni icyo umutinyira wenda kubyo uvuga ati tinyanye n'iki natinyira ku muntu? Wowe watinyishe ku muntu? Natinya ko umuntu ashobora kumbeshya. Navuga siki okay, ntabwo nkunda kubesha nicyo, ariko ntabwo abantu batubaha like kubaha numva ari ikintu cya mbere, ikintu gifasha, ikintu cyubaka, so navuga yo ari quality yo nakunda mu bantu. Okay, tugushimire cyane Fiona. Urakoze cyane. Bye. Bashimire kabisa namwe mwari mudukurikiranye mu bice bitandukanye, utarakanda subscribe kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga aha.